Agafilime kacu k'uyu munsi tugatangiranye mu rugo, hano hari umugore urimo kuzinga imyenda, uyu mugore akaba yitwa Liza, uko ari kuzinga imyenda arimo aragenda avuga ati uno mugabo ngomba kumusiga pe, kuko ndabona ubuzima bwanjye nawe ntaho bwerekeza. Ako kanya umugabo yarinjiye, amaze kwinjira araza ari kumureba, arimo kwibaza ibyo umugore we arimo, kubera ko yari arimo kubona ari kuzinga imyenda ndetse mu buryo budasanzwe. Arangije araza gake gake ari kureba ibyo arimo, arangije aramubaza ati Liza uri mu biki? Arangije umugore akomeza kumureba ariko atamusubiza, arangije arongera aramubaza ati urimo urakora ibiki? Undi aramubwira ati njyewe rero buriya ndagiye. Umugabo ati ngo iki? Ngo uragiye? Undi aramubwira ati yego rwose ndagiye. Ati none se ugiye hehe? Ninde se ahubwo usanze? Ati njyewe ntabwo ndi kumva rwose ibyo urimo kumbwira kubera ko ndumva ntanabisobanukiwe. Umugore yahise areba hano umugabo we, arangije aramubwira ati maka, ibyo ndimo ndakora se ntabwo urimo kubireba? Ndi kuzinga imyenda, ibyanjye nawe birarangiye rwose, ngiye kuva muri uru rugo nigendere. Umugabo yarababaye cyane ndetse agira n'agahinda, arangije ahita amubaza ati none se uwo muntu usanze ninde? Ninde ugiye kubana nawe basi? Umugabo hano Mark yubitse umutwe kubera ko ibyo yari arimo kubona rwose byasaga nkaho ari inzozi rwose, bimeze nkaho asinziriye. Umugore nta kindi kintu yamusubije, yahise amubwira ati ahubwo urabeho. Arangije bakwereka bukeye bwaho umugabo hano, umugore yari yamaze kugenda, Liza ari hano ari kumwe n'abana, yakiriye agatelefone, amaze kwakira telefone aramubwira ati Mark, rero ibyo wari wadusabye by'uko twaguha akazi rwose ntabwo byakunda, ndizera yuko twakohereje na SMS kuri email yawe. Arangije arababwira ati ariko rwose mwagerageza niyo mwampa akazi ko kujya nkora isaha imwe. Ako kanya ataragira ikindi kintu avuga bahise bamukupa. Bamaze kumukupa rero hano Mark kumbi nta n'akazi afite, kandi afite abana babiri. Uno mwana w'umukobwa yitwa Sophia ndetse n'umuhungu witwa Liam. Aba ari ahangaha ari kubafasha mu mikoro ku ishuri babahaye. Umunsi umwe rero hano nyuma y'igihe gitoya, hano Mark yari ari kumwe na Sophia na Liam, abana be barimo gukinira ku muhanda. Arangije agiye kubona abona Liza ari kumwe n'undi mugabo, arangije aza abegera arimo kumubwira ati Liza, agenda amuhamagara. Ako kanya Liza yari ari kumwe n'undi mugabo w'umuherwe basigaye babana. Arangije yaje hano arabasuhuza, arangije arababwira ati ariko reba nkawe ibintu uba urimo gukora, reba ukuntu wataye abana. Ese ubu ngubu buri muntu wese naze hano arebe umugore utagira isoni wifata akajugunya abana bangana kuriya, umwana w'imyaka 3 ndetse n'undi w'imyaka 7. Ubu se koko ubona aba bana batagukeneye? Ako kanya akirimo kuvuga ibyo ngibyo, wa mugabo James usigaye ubana na Liza yahise akubita ingumi ya mu maso uno mugabo Mark. Ako kanya abana bahise baza birukanka, bakimara kuza birukanka, urebe umugore utagira isoni habe no gusuhuza abana be, ahubwo yatangiye kurira arimo kubwira wa mugabo basigaye babana ati sheri tugende, ndabona rwose biteye ubwoba, nawe wumve rwose nta no kugira impuhwe basi ngo abanze asuhuze abana be. Ako kanya rero hano Mark yasigaye ahangaha arimo kwihanagura amaraso y'uruguma bari bamuteye. Arangije abwira abana bati bana banjye mwihangane, nta kibazo nagize kandi ntimugire ubwoba. Baramufashije arahaguruka ndetse bamufata n'akaboko. Barangije bamaje kumuhagurutsa arabwira ati muze tugende bana banjye. Yarabwira ati muze tugende, muze twigendere, mama wanyu ni mumureke. Abana bakurikiye papa we barangije barigendera. Nawe umbwire nimba uri umubyeyi wakora ibintu nk'ibi ngibi. Barakwereka rero hano Liza kuri wa mukire yashakanye nawe, yatangiye kuza hano arimo aramubwira ati ariko sheri ntago uba ubona yuko njye nawe dukeneye kugirana ibihe basi? Reba ukuntu uba wicaye hano usa nkaho wanyihungije. Undi aramubwira ati ibintu byose ntubifite, ntago naguhaye buri kimwe, ntago ubayeho neza. Ati wikomeza kunsakuriza, ndeka genda ujye kuryama cyangwa se ushake n'ibindi ujya gukora, njyewe mvi iruhande. Atangira no kumubwira nabi, atangira no kumukubita. Yewe urebe noneho ibisigaye biba kuri Liza hano. Arangije yaramusunitse, akimara kumusunika ati ngaho guma hano hicare, ndabona
njyewe udashaka yuko mpicara cyangwa se nituriza ngo nitekerereze ibyanjye. Arangije hano rwose urabona yuko urugo rushyashya yagiyemo narwo ntago ibintu bimumereye neza. Hano rero umunsi umwe Mark yari aryamye agiye kubona abona message kuri email ye irimo kumubwira ati hantu wari umaze iminsi uri gushaka akazi rwose akazi kabonetse, nimba bitakugoye uze kuza ndetse uze kuza hano kuri ofisi ku kazi kacu hanyuma tuganire ku bijyanye n'ukuntu watangira akazi. Ako kanya Mark yarishimye aravuga ati mana yanjye noneho pe nizeye yuko ukora ibitangaza, nanjye ndagushimiye muri aka kanya. Kumbi ku rundi ruhande hano barakwereka Liza iyo aryamye aba arimo gukorakora ashakisha umugabo we ariko yamubuze. Kumbi umugabo ntago baba bari kumwe, yashatse umugabo w'umukire ariko rwose ntago abyishimiyemo na gatoya kubera yuko iteka ryose umugabo aba arimo kumwihunza. Ahangaha rero umugabo we yari amaze icyumweru cyose atari mu rugo, yarangiza uko aryamye akajya arota arimo gukorakora ashaka umugabo we, kumbi ntawe uhari. Hano Liza yaricaye abitekerezaho arangije arabyuka, kuryama byari bimunaniye, ni mu masaha ya nijoro mu rukerera. Arangije yabuze ikintu akora, barakwereka yavuye mu buriri, amaze kuva mu buriri yaragiye ajya muri dushe ndetse n'amacupa y'amawayini y'inzoga zikomeye kandi zihenze ziri aho ngaho, akajya aganira n'ikirahure kirimo inzoga ndetse n'amarira menshi ku maso, akanaboroga agasakuza cyane. Muri make nta kindi kintu cyari kimutunze usibye inzoga n'agahinda kenshi cyane. Barakwereka rero hano nyuma y'ibyumweru bikeya cyane Mark we ubuzima bwakomeje guhinduka rwose, akomeza kugira amahirwe menshi kandi amahirwe adasanzwe. Ni nako yagendaga atsindira n'izindi deal zitandukanye hirya no hino, mbese ubuzima bwe burahinduka rwose ku buryo bwose bugaragara. Naho ku rundi ruhande Liza we ibintu byari bikomeje kumera nabi. Hano noneho umugabo we yari amaze ukwezi kose adakandagira mu rugo, gusa aba mu nzu nziza afite buri kimwe cyose ndetse n'ubuzima bwiza yashakaga, ibyiza byose yashakaga, kubera ko ajya gusiga Mark yamubwiye yuko rwose adakomeza kubaho mu bukene bungana kuriya, rwose ibyo ngibyo atabyishoborera. Rero yagiye ahabona buri kimwe cyose ariko abura urukundo. Byibuze Mark yageragezaga kumwitaho nubwo bitari byoroshye kuri side iri financial cyangwa se ku bushobozi, nta bushobozi yari afite ariko yari afite urukundo. Ako kanya rero umukobwa Liza hano icupa rimwe ry'inzoga ryarashiraga ahita afata irindi. Barakwereka pe buri kimwe cyose yarakeneye cyangwa se icyo yifuzaga muri aka kanya yari agifite, ariko yari yarabuze umugabo, yari yarabuze urukundo. Ahangaha rero nta kindi kintu yakoresha usibye gufata za nzoga akazinywa ndetse umutima we wuzuye intimba n'agahinda kadasanzwe. Umukobwa hano cyangwa se umugore rwose yari abayeho mu buzima bubabaje cyane. Barakwereka rero umunsi umwe hano Mark yari ahagaze arimo kureba amwe mu mazu yari yujuje meza cyane, arangije arimo aravuga ati wow, izi nizo nzu zanjye nziza rwose, abana banjye bari kwiga neza rwose, meze neza muri aka kanya. Umunsi umwe rero Mark yari ahagaze ahantu kuri hoteli, arangije ari kuri telefone arimo kwandikira abakozi be, agiye kubona abona umuntu uje wambaye imyenda y'inifomo y'abakozi bakora muri hoteli. Arangije aravuga ati ni Liza, undi aravuga ati wow Mark rwose ndabona ugaragara neza. Arangije aramubwira ati yego, ati none se wowe ukora iki hano? Undi aramubwira ati nanjye ndi umutetsi hano muri iyi hoteli. Ati none se byagenze gute we n'umugabo wawe wa mu miliyoneri? Undi aramubwira ati rwose twaratandukanye, yaranyirukanye cyane kubera yuko yanyirukanye mu nzu ye meze rwose nka kwa kundi wirukana ihene cyangwa se usohora ikindi kintu kiri aho ngaho kidafite agaciro. Arangije ati none se kubera iki? Undi aramubwira ati yancaga inyuma akagenda akimara nk'ukwezi ari kumwe n'abandi bagore cyangwa se n'abandi bakobwa. Ati rwose wabonaga ibyanjye nawe bigoranye cyane, kugeza ubwo umunsi umwe yafashe umwanya arangije araza aranyirukana noneho byeruye.
ati rwose Maka ndagusaba imbabazi ku bwa buri kimwe cyose, undi arambwira ati hoya pe Riza ibyo ngibyo byo ntibyakunda, ati wenda kuza kureba abana byo uzajya uza, ati ariko nta bindi bintu birenze hagati yanjye nawe. Ni ukuvuga ngo Maka nawe yahise amwirukana, nuko agafilime kacu kagenze turabakunda cyane.